nabanje kubona ibaruwa ngira ngo nukubeshya. Nabanje kugira ngo nukubeshya. Ngira ngo ni ku mwana wasigaye bafojaringa ngira ngo ni ibintu biyandikiye. Hari abantu bari gusaba urugendo rw'amahoro babarasta b'igisenyi urwo kwamagana ibyo Gitwaza yavuze, ibyo Gitwaza yakoze. Abantu bumvise ibyo Gitwaza yavuze, haraho yavuze ibintu bidafite ikintu bitwaye mu by'ukuri, ku myambarire, kubuza umuntu usengera mu itorero rye kwambara uko ashaka. Ibyo ntekereza ko ahantu hose n'ikigo cy'amashuri gishyiraho uniforme kikavuga ngo igomba kuba wenda ijipo igarukira munsi y'amavi, ibyo ni uburenganzira. Ariko bitangiye kwibasira imyemerere y'abandi bantu, kuko buriya abarasta ni imyemerere idashingiye ku idini. Nabo ni sinzi uko nabyita, ariko ni imyemerere ubwayo. Ugiye kwataka abandi, wowe igisha abantu bawe ibyawe, ariko kubangisha abandi w'imfura waje kuririmba imbere afite ko boyishanyutse tibibaho. ngo ni deshire Tibibaho. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ku ahimbere ko bayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow Tamuririmba ugomba kuririmba umukobwa yambaye ipantaro. female to come here singing while she's Tibibaho. wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this Muri place. Sayoni ntushobora. In Zion Temple, you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwaka. fata mukayishyira ku mbuga nkoranyambaga. Yuvuze ngo ipantaro, ariko hari igihe ngiye ntekereza, iyo Apotre Nkuru yagiye kubwiriza yibaza umubare w'abagabo bababajwe nuko abasuzuguriye abagore. Nta mazina ndi buvuge, ariko mwibaze guhera mu nzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu no mu nzego z'abantu bakomeye biyubashye mu gihugu, abambara amapantaro kandi biyubaha bafite umuco n'ikinyabupfura si benshi. Bwana muyobozi w'akarere, twebwe abarasta b'Irubavu tubandikiye iyi baruwa tubasaba cyane ko mwatwemerera tugakora urugendo rw'amahoro mu mujyi wa Gisenyi rugamije kwamagana amagambo mabi yatuvuzweho avuzwe n'umuyobozi w'itorero rya Zion Temple Gitwaza Paul. Ku cyumweru ku itariki ya 8 z'ukwa 12 mu rusengero Australian Gitwaza yavuze ko Rastafari ari dini rya Satani. Rastafari ngo ni Satanism. Ayo magambo yababaje abarasta bose ku isi, bituma bahitamo kumwamagana mu buryo butandukanye. Tegereje igisubizo cyanyu cyiza. Mugera amahoro y'Imana. Umuyobozi w'abarasta mu karere ka Rubavu, Ras Steven Gakiga, amenyesha umuyobozi wa polisi mu karere ka Rubavu n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi. Nge nabanje kugira ngo wenda ntabwo ari byo, kuko ibintu nk'ibi bibonye ku mbuga nkoranyambaga urabanza ugashidikanya. Navugishije nta nubwo wenda nahisha umuyobozi navugishije, nabajije Vice Mayor Pacifique, Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu. Ntabwo nti icyo nashaka kumenya gusa. Gasaro TV. Reka nongere mbasuhuze mwese nanabashimira abakurikiye Ukwezi TV cyangwa se abakurikiye Gasaro TV. Uyu munsi ariko muziki ibintu bimaze gufata indi ntera. Nabonye abantu benshi commentaire bashyize ku byavuzwe na Apotre Dr Paul Gitwaza. Ngiye by the way hari ibintu Gitwaza yavuze ngiye nemera bidafite n'ikintu bitwaye, ariko nanone hari ibintu Gitwaza yavuze ubona ko mu by'ukuri yibasiye abandi bantu, yabangamiye abandi bantu ku buryo byanze bikunze biza gukurura impaka. Ubu hari abantu bo mu karere ka Rubavu, nabanje kubona ibaruwa ngira ngo nukubeshya. Nabanje kugira ngo nukubeshya, ngira ngo ni ku mwana wasigaye bafojaringa ngira ngo ni ibintu biyandikiye. Hari abantu bari gusaba urugendo rw'amahoro babarasta b'igisenyi urwo kwamagana ibyo Gitwaza yavuze, ibyo Gitwaza yakoze. Abantu bumvise ibyo Gitwaza yavuze, haraho yavuze ibintu bidafite ikintu bitwaye mu by'ukuri, ku myambarire, kubuza umuntu usengera mu itorero rye kwambara uko ashaka. Ibyo ntekereza ko ahantu hose n'ikigo cy'amashuri gishyiraho uniforme kikavuga ngo igomba kuba wenda ijipo igarukira munsi y'amavi, ibyo ni uburenganzira. Ariko bitangiye kwibasira imyemerere
y'abandi bantu, kuko buriya abarasta ni imyemerere idashingiye ku idini. Nabo ni sinzi uko nabyita, ariko ni imyemerere ubwayo. Ugiye kwataka abandi, wowe igisha abantu bawe ibyawe, ariko kubangisha abandi. Uruzwi intambara yahitanye abantu benshi ku isi buriya ari intambara bita le croisade, intambara ntagatifu. Abantu bapfa amadini nibo bantu bicanye, nizo ntambara zagwemo abantu benshi ku isi mu mateka. Bita bikumvisha uburyo ibintu nk'ibi ngibi byagitwaza bishobora kuzana intambara ishingiye ku myemerere, izakurura ibintu byinshi bikomeye cyane. Reka mbere ko tuza kujya ku byo mu karere ka Rubavu, twumve gatoya ibyo Gitwaza yavuze, wenda ku batarabashije kubikurikira tunabivugeho, wenda abantu bari kubyumva. And the principles from their families. nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No, Ese ubundi ukiraho yuvuze ngo nta mwana w'imfura watoboye amatwi uretse abazungu. Abazungu ntabwo ari abantu se? Ngiye ikintu nemererega, nanjye umwana wanjye w'umuhungu nshobora kumubuza gutobora amatwi, ahako aramutse akuze akabishaka, akaba anyubaha, yumva ibindi mubwira yabihisemo. Nabonye nta nubwo wenda ibyo nasanze bidashoboka. Rega abadapfumuye amatwi ariko bakora amabi arenze ayaba ngabo bapfumuye amatwi. Pfumuye amatwi ubwabyo ntabwo ari cyo kibazo, ariko none kuvuga ngo uwapfumuye amatwi nagaza muri korari, byo ndabyemera ko namabwiriza y'itorero ryawe, urabyemerewe. Wambaye gutya ntabwo aza muri korari mu itorero ryawe, ariko uhita ushyira muri rusange. Ntabwo abantu bose bagomba kwitwara nk'abasengera kwa Gitwaza. Icyo kintu n'ubuhezanguni budakwiye. Ntabwo abantu bose basengera kwa Gitwaza, niba batahasengera bose rero wishaka ko bose bitwara nk'abasengera kwa Gitwaza. just pierce their ears. Umwana w'umuhungu. A boy tried to pierce their ears. nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite ko boyishanyutse. Tibibaho. No, a When man did will they shit? come here on altar to sing with a Tibibaho. trousers. kandi namwe murabibona pasiteri mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza aho imbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow nta muririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. a female No. to come here singing while Tibibaho. wearing trousers. It is not possible. No. Mujye mwubaha aha hantu. Have some respect for this Muri place. Sayoni ntushobora. In Zion Temple, you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero. Ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trousers. Ipantaro reka nkubwire, hari utu ensemble rwose cyangwa ama jinx meza abakobwa bambara. Ngiye ikintu nemera ni kimwe kuri Gitwaza, nemeranyaho nawe, nta ukwiye kujya impaka nawe ku bijyanye n'imyambarire ikwiye kuranga umuntu uri ku ruhimbi mu itorero rye, kubera ko nirye yashaka abantu bitari ko nta business ke, nta business ke nese nibaturisha. Rega tujya tuvugisha ukuri kandi guhari, ibyo nta nicyo binatwaye. Niba yubahiriza amabwiriza n'imyemerere ye, akaba hari abayoboke abasengera kwa Gitwaza abanyihanganire, ariko ntabwo abantu bose basengera kwa Gitwaza bagomba kwitwara nk'uko badasengera kwa Gitwaza bagomba kwitwara nk'abasengera kwa Gitwaza. None se ipantaro, niba uvuze uti ipantaro ntabwo yemewe, ariko uhita uvuga ngo nukuza gutera abantu umwako. Ntabwo abantu b'abamama tubona biyubashye, abakobwa biyubashye bambara ama jinx, bambara hari imyende ya abakobwa bambara kandi ikaba ibambitse. Niba utemera yuko umukobwa akambara ipantaro, yaba aruzi yuko niyo myambaro uri kuvuga nayo yose atari iyacu. Ugendere mu muco w'Abanyarwanda umbwire ko bambaye inshabure cyangwa bambaye ya myenda batubwira y'abakurambere bacu b'Abanyarwanda, yose twayizaniwe n'abazungu. Hanyuma ikigoye ni ukumenya guhitamo ngo aba bambara gute. Ese turambara nk'aho mu burengerazuba, ese turambara nk'aho mu burasirazuba bwo hagati. Nese ntabwo ujya ubona sharia, abayisilamu, umuntu none wabandi bipfuka hagasigara amaso gusa, baraba n'uburenganzira bwabo, ariko wivuga ngo utambaye kuriya. Erega iyo uvuga abakobwa buri uvuga umukobwa wanjye, uvuga mushiki wanjye, uvuga mama, uvuga ababyara bacu. Iyo ugiye gusuzugura abakobwa, usuzuguye abakobwa muri rusange, kandi nta dushaka kuvuga ngo twebwe niyo tutari abakobwa dufite abantu biyubashye bafite umuco bafite ikinyabupfura b'abakobwa. Iyo uvuze ngo bambaye kwambara amapantaro
umuntu gutera umwako uba warengereye wowe bundi ntabwo binagoye cyane niyo utabibwiriza rega naha ibintu byose binapfira aho abantu babwiriza ibintu bidakwiye kuba bibwirizwa wowe shyiraho amabwiriza amanitse ushyireho imyambaro amakorari yo muri zone tempa akwiye kuba yambara ibyo bintu hari ikibazo bizateza ngewe utaba muri zone tempo ntibizambangamira kandi wa zone tempo wese azamenya yuko hari amabwiriza agomba gukurikiza abandi barobo hanze uradushakaho iki kuko bino bintu iyi video muyifata mubizi ko itazumvwa n'abantu ba zone tempo bonyine bivuga ngo natwe ubudusagariye ababwirwa ni twese kuko ni impamvu muyifata mukayishyira ku mbuga nkoranyambaga yuvuze ngo ipantaro ariko hari igihe ngiye ntekereza iyo apotre nk'uyu agiye kubwiriza yibaza umubare w'abagabo bababajwe nuko abasuzuguriye abagore nta mazina ndi buvuge ariko mwibaze guhera mu nzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu no mu nzego z'abantu bakomeye biyubashye mu gihugu abambara amapantaro kandi biyubaha bafite umuco n'ikinyabupfura si benshi njyewe ntabwo numva ko umuntu akwiye guhatirwa imyambaro niba rwose mu myemerere yawe y'idini uri umurokore wumva ko ukwiye kwambara ikanzu igenda ikurura hasi njyewe nkaba mbona umukobwa wambaye akamini kagaragaza mu ntege ariko katamwambitse ubusa ngiye mbona yaberewe iki niko mbibona sibyo ari mushiki wanjye mbona yaberewe ari mu byaro wanjye mbona yambaye neza hari ipantaro nziza hari ama jeans hari amakositime y'abagore n'abakobwa meza ayo yose rero akwiye kuba atemewe muri zone tempo ariko ntukwiye kuza kumbwiriza ibitemewe muri zone tempo kuko niba uzi ko video bizafatwa ikajyanwa hanze aho abantu twese turi buyibone wijya kwibasira abantu bataraho muri zone tempo ujya gushyiraho n'ibintu by'agasuzuguro imyambarire ngewe naravuze ngo gitwaza n'uburenganzira bwawe gushyiraho imyambarire abantu bakwiye kuba bubaha kuko nanone hari imyambarire tubona ikabije umuntu atakifuriza umuntu we kubona yambaye ariko none bivuga ko umuntu ipantaro muri rusange ngo ni ugutera umwako ndaza kugira kubyira Rubavu ngiye kuri bariya barasta ariko ibintu navuganye n'umuyobozi umwe mu karere ka Rubavu ntabwo nabyishimiye ndaza kubigarukaho ahubwo nishimiye uburyo rwose ndaza kubigarukaho mwanyumva neza tihagire bashumba muri ndabasaba bashumba muri namwe abakristo mu nyumva amakorari yanyu yose tihagire umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju hano n'ay'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icya kabiri. Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi no boy child should come here to play here when they have earrings. iherene rivuze iki? What does earring mean? barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi wabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose wabo ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa data buce bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu ihenere no kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose kuki abana bacu mwemera ko babimbata cyangwa n'umuhungu wemerewe kwambara iherene ko atabivuze no ku bakobwa se niba ari imbata ubwo n'abakobwa baba ari imbata hari umushiti wanjye sha wiyubaha wagwan boy umeze neza ntabwo duherukanye wanajya kubitaho akaburingi kandi njye ntabwo nakambara ariko mubona bimubereye nyine mbona afite swaga nyine zo kukambara nge ibi byose gitwaza ari kuvuga by'abantu baririmba muri korali muri zone tempo nge ndabyemera aha rero naharuze ngiye ubundi nahangaha ingingo y'uyu munsi nshaka ko tuza kugarukaho ishingiye amarasta ubundi byari birahagije kuvuga ngo abahungu bambaye cyangwa se bafite amarasta ku mutwe ntibazaze gucuranga cyangwa kuririmba muri korali ukagarukiraho ugiye kuhataka abarasta kwara nabo tuzushobora gusanga wenda bera n'imbuto kukurenza aha
Rastafari ni idini rya Satani. Rastafari is a aha niho ruzingiye. Rastafari ni idini rya Satani. Kandi umuntu ashaka kuvuga ati Zion Temple, nyine mbona abantu bavuga ngo Gitwaza ngo afite isanduku ngo agikuzimu n'ibindi kandi nkabona byamubabaje. Ko byakubabazaga uzi ko babeshya, wowe wabaye muri iryo dini rya Satani urabizi neza, cyangwa nibyo wumva nkuko nawe twumva ko ufite isanduku ngo n'ibindi ngo bavuga ko ufite ukorana n'imyuka mibi. Uko nibyo twumva ntitubyemere, ntabwo tuza ngo tubishimangire. N'uyu munsi ntabwo naza ngo mbihagarare ngo niko biri. None se ujya kuvuga ngo abarasta ni idini rya Shetani. Rero abana barabyambara batazi ibyo ari byo. So these kids are wearing this without knowing. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi Ugire umusatsi mwiza. have a beautiful hair. Ikindi muza mugira wingi ntabwo uri wings. You are not a wings. Don't have udusatsi tumeze nk'utwishitani tutudayimoni. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is. Reka njye ku ngingo nyamukuru rero nkuko nabibabwiye. Abarasta bo mu karere ka Rubavu nababwiye ko nabanje kubona ibaruwa nkagira ngo nukubeshya, hanyuma ndabisuzuma ibaruwa ndaje nyibasomere. Abarasta bandikira akarere ka Rubavu. Uwayisinye ni Ras Steven Gakiga. Yamenyesheje umuyobozi wa polisi mu karere ka Rubavu DPC, amenyesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi. Yamenyesheje asaba iki? Arasaba akarere ka Rubavu ko barasta bi Rubavu reka nsome ibaruwa. Bwana muyobozi w'akarere, twebwe abarasta bi Rubavu tubandikiye iyi baruwa tubasaba cyane ko mwatwemerera tugakora urugendo rw'amahoro mu mujyi wa Gisenyi rugamije kwamagana amagambo mabi yatuvuzweho avuzwe n'umuyobozi w'itorero rya Zion Temple Gitwaza Paul. Ku cyumweru ku itariki ya 8 z'ukwa 12 mu rusengero Australian Gitwaza yavuze ko Rastafari ari idini rya Satani. Rastafari ngo ni Satanism. Ayo magambo yababaje abarasta bose ku isi bituma bahitamo kumwamagana mu buryo butandukanye. Bwana muyobozi, nawe wanditse kuri YouTube Imbabazi TV gatatu na Voice of God, ayo magambo wayiyumvira. So bamurangiraga hamwe mu hantu hari iri jambo rya Gitwaza. Ati ni muri urwego twebwe abarasta bo mu Rwanda twasanze ko dufite inshingano ikomeye yo kwamagana ayo magambo kuko nicyo gihugu abarizwamo kandi akorera. Twebwe abarasta bi Rubavu twifuza gukora urugendo rw'amahoro tugaragaza akababaro katurutse ku magambo adusebya, tugaragaza abo turi bo nk'abarasta bitandukanye n'ibibi byatuvuzweho, tukanashaka ko asaba imbabazi abarasta bose muri rusange. Bwana muyobozi, amagambo Gitwaza yavuze ni ingengabitekerezo yo kwangisha abarasta abantu. Ibi ndabyemera cyane. Bikagaragara ko byatugiraho ingaruka z'uko abantu muri rusange badutinya nibongere kutwisanzuraho nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu dushaka ko abantu bamenya ukuri kwacu ko turi abakozi b'Imana tutari abakozi ba Satani binyuze muri urugendo. Yashyiramo n'umurongo muri Bibiliya kubara igice cya 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 5, ndetse no muri Samuel wa 1 igice cya 1 umurongo wa 11. Ati bwana muyobozi, twifuza kuzakora icyo gikorwa ku wa 5 tariki 20 z'ukwa 12 2024 tuzenguruka umujyi wa Gisenyi kuva saa 4 za mu gitondo. Tubaye tubashimiye mu gihe dutegereje igisubizo cyanyu cyiza. Mugera amahoro y'Imana. Umuyobozi w'abarasta mu karere ka Rubavu Ras Steven Gakiga amenyesha umuyobozi wa polisi mu karere ka Rubavu n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi. Nge nabanje kugira ngo wenda ntabwo ari byo kuko ibintu nk'ibi bibonye ku mbuga nkoranyambaga urabanza ugashidikanya. Navugishije nta nubwo wenda nahisha umuyobozi navugishije, nabajije Vice Mayor Pacifique, Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu. Ntabwo ni icyo nshaka kumenya gusa iyi baruwa ni ukuri. Arambwira ati nibyo rwose iyi baruwa bayishyikirije akarere na rero pour reception ko abarasta b'Igisenyi barakaye bavuga bati turi abakozi b'Imana ntabwo turi abakozi ba Satani. Kubw'iyo mpamvu turifuza yuko twagaragaza akababaro kacu.
ibi ndaza kubigarukaho mu kanya ukuntu amakimbirane nk'aya ngaya azamuka. Hari amatorero avuga yuko Kiliziya Gatolika ngo Papa Francis cyangwa se Papa wa Kiliziya Gatolika muri rusange ngo ari we nyamaswa ngo ivugwa muri Bibiliya ngo mu byahishuwe. Warebye iby'itorero ryawe n'imyemerere yawe ko Gitwaza nabonye ubabazwa nuko bavuze yuko ugira isanduku, ko nabonye bavuga ibintu ngo ahantu ujya ujya ngo icyuma ngo ufite ngo kitagera muri munore wese, nkabona nabyisobanuraho byakubabaje. Abarasta hakuze abarasta, hari n'abantu bitwa abarasta benshi abantu bakunda ko tuvuga ngo ni idini rya Satani. Ntekereza ko amadini akwiye kwigisha ibyiza byayo n'ibyo bakwiye kuba bigisha abayoboke babo bishobora kuba bihindura imyitwarire yabo, ariko nanone kwigisha abantu. Visi Meya namubajije nti se Visi Meya w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ntese Meya mwamenyera aba bantu imyigaragambyo bazayikora? Ati reka da, nta nubwo ari imyigaragambyo, ni urugendo rw'amahoro. Ariko n'ubundi burya n'imyigaragambyo y'amahoro, n'ubundi kwigaragambya ntabwo burya ari bibi. Ntabwo yansubije, ariko nkurikije inseko yasetse numvise ko ashobora kuba akarere katazabemerera. Ariko mureke mbabwire, akarere ka Rubavu nikatemera bari barasta b'i Rubavu, muzaba mubahemukiye, bizatuma babona yuko mwabakubiranye, kuko na Gitwaza yarigaragambije. N'ikimenyimenyi ibyo yavuze avuga ku barasta ntiyabivugiye imbere y'abarasta, yaravuze ngo bikwira ahantu hose. Si ubutumwa yatangaga nawe rero, ahubwo ngiye nabona bakoze imyigaragambyo y'amahoro mu gihe Gitwaza ahubwo yakoze iyo gusagarira abandi. Kugeza uyu munsi umwana wakumva Gitwaza ibyo yavuze yavuga ati abarasta kuko ni idini rya Satani. Ubuse yabiprovinga? Nta nubwo abarasta ariko ngenzi ko ari idini. Sinzi ukuntu nabisobanura ko abarasta ntabwo ari idini. Amadini darangwa n'iki? Sarangwa n'insengero, ntago tuza abarasta aho basengera, arangwa no gutura. Nicyo kintu cya nicyo denominateur ikome, gutura. Amaturo n'icya 10. Abarasta batura hehe? Hari n'abarasta bavuga bati araga asoboye Gitwaza yashoza intambara ku bantu nka Bob Marley. Bob Marley ngiye nkunda ijambo yigeze kuvuga rimwe, bare bamuteze hanyuma baramukomeretsa, hanyuma yari afite igitaramo Las Vegas, aza kwitajyayo atarakira neza. Baramubaza bati se ugire kukanza ugakira? Aravuga ati sinshobora kuruhuka, sinshobora kwihangana mu gihe abitwara nabi, abakora ibibi bo batajya baruhuka. Twebwe turi abantu bakora ibintu byiza. Abantu nk'aba Bob Marley, abantu nk'aba Lucky Dube b'abarasta, abantu nk'aba Nat Dread n'abandi, abarasta benshi, abantu benshi, hari abarasta benshi ngewe nzi b'intangarugero mu mico no mu myitwarire. Hari n'abajya bitwaza uburasta bakagira ngo uburasta nari amarasta y'imisatsi no kunywa urumogi. Oya, ariko abarasta ugiye kumva imyemerere yabo, ibyo bagamije, ibyo bakora, uburyo bicisha bugufi, abarasta ntabwo ari idini ya Shitani nk'uko Gitwaza yabivuze, kwibonera ibimenyetso bya muvuna. Rero ngiye ndasaba akarere ka Rubavu mu bwisanzure, ikora ko babere bikoze barabisaba, banavuga ko ari urugendo rw'amahoro bazakora mu mujyi wa Gisenyi. Babahaye ubwo burenganzira bwabo bwo gutanga ubutumwa bwo kwamagana ibyavuzwe na Gitwaza, kubera ko babangamiye nuko abantu baramutse bacecetse abantu bazamenya yuko abarasa ko ari idini rya Satani. None se ubu niba buri dini buri bantu n'imyemerere yabo bazajya bafata abandi batemera kimwe nabo bakavuga yuko ari aba Satani, amaherezo yazaba yahe? Twazagarukira he? Sinzi, wenda ntabwo nza kubitindaho cyane, namwe muraza kudiha ibitekerezo. Ariko amadini yige kwigisha inyigisho zireba abo bari kwigisha, n'ukenera inyigisho zahindura abandi ubazanisha ubugwaneza. Sibyo ijambo ry'Imana ritubwira kugaruza abantu ubugwaneza? Ariko ntabwo wagarura abantu ubita yuko ari idini ya Satani. Ntabwo wagarura abantu babwira yuko kwambara ipantaro ari ugutera umwaku abandi bantu muri kumwe. Ariko buri apotere Gitwaza atekereza umubare abantu bambara amapantaro.
yarabanje arashishoza atekereza ko abo bantu bose koko yavuze basuzuguritse cyangwa se ari abantu badafite imico n'uburere. Njye ntabwo ntekereza ko umuntu utambara ipantaro, by the way dufite ibintu byo mu muco nyarwanda byiza byinshi, ariko nabwo ntabwo ari umuco nyarwanda wa nyawo. None se ubu ni inshabure kandi byo kera abanyarwandakazi bambaraga. Ibintu birahinduka, ariko n'ubwisanzure mu myambarire niba buhari abantu bagomba kwambara uko bashaka mu gihe batambaye ubusa. Kera ntabwo nshyigikiye umuntu ushaka kwambara ubusa. N'iyo myenda rwose ari kuvuga amapantaro abakobwa bambara ukabona imyanya yabo y'ibanga iri kwishushanya kubera iyo myenda bambaye ibafashe cyane. Ariko nanone hari amapantaro meza. Ntabwo rero umuntu wese agomba kwambara nk'uko Gitwaza bishaka. Ntabwo umukobwa wese ari umukobwa ugomba kuyoboka imyumvire nanjye Gitwaza nshobora kuba ntakifuza kwambara uko yambara wenda amashati cyangwa amapantaro, nanjye nkabona yambara nabi kandi n'uburenganzira bwanjye. Ariko ntabwo ngenda ngo nzabwiriza abantu yuko abambaye nka Gitwaza bambara nabi. Niyambare mu mahitamo ye, nambare mu yanjye, ariko noneho mu bantu basengera mu itorero rye ni business ye nk'uko nabivuze. Avuga ati abaza gusengera hano bitware gutya, kandi nabwo bibabwire. Ubundi amategeko n'amabwiriza y'abantu utayobora, njyewe menya abantu bakorana yawe ko bagomba kuba bitwaye kubera iki. Ni internal rules and regulations, ni amategeko y'imbere. Ubu ngiye nshaka kumenya amategeko ajyanye n'imyitwarire y'abapolisi nta umupolisi bajya hariya mu kigo Kacyiru bakababwira ngo ibi ntabwo byemewe, ibi ngibi biremewe. Hari ibyo bababwira biri rusange natwe tukabyumva, ariko nanone hari ibintu biri personal. Ntabwo uburyo ku mupolisi namenya isaha agomba gufatira imbunda, n'igihe agomba kuyiripotinga, n'igihe ibyo ntabwo ngiye nk'umusivili bindeba. Polisi bibwira mu buryo buri intano, nta mabwiriza babwira umupolisi. Mu gisirikare bikagenda gutyo. Umuntu utari umubeke we kwa Gitwaza uramubwira ibyo kwa Gitwaza umushaka iki wamuretse. Kandi ubwo mwenda mboneyeho kubwira n'abandi bose n'andi matorero, nta torero amatorero saza tubwira ko ari buri torero tubwira ko ari ryo rizima kandi ryo riyobora abantu ku Mana. Ariko mu by'ukuri usanga rivuze ejo bundi. Nese Imana itangiye kumenya itorero ry'ukuri ejo bundi. Nese itorero kwa Gitwaza hari imyaka 30 rimaze. Nese mbere yaho abantu abasokuru bacu ntabwo oya. Imyemerere abantu bigisha imyemerere yabo mu matorero yabo ko babishaka, ariko birinda imyemerere yabo bigisha idasagarira ubuzima busanzwe bw'abantu n'icyubahiro cy'abantu. Ku buryo uzafata abashiki bacu, abagore bacu, abana bacu ukavuga ngo kubera ko bambaye amapantaro ngo baje gutera umwaka abantu. Umwana niba nk'ayo marasta uri kuvuga ngo amarasta, amarasta n'abagore bagira imisatsi y'amarasta, ubwo nabo abayifite nabo bari mu idini ya Satani. Aya gukabya igihe cyose, gukabya sinzi ukuntu nabivuga, ariko gukabya ntabwo bijya biba byiza. Reka dutegereze ndebe ko wa gatanu yuko abo bantu b'i Rubavu bazabahabwa uburenganzira bagakora urwo rugendo rw'amahoro bazenguruka mu mujyi wa Rubavu. Ni imyigaragambyo nyine y'amahoro, ariko bakwiye kubareka kubera ko ni ubwisanzure bwabo kandi barabisabye mu nzira ziteganywa n'amategeko. Banamenyesha polisi kugira ngo izabafashe bikorwe mu ituze no mu mutekano. Icyo bashaka no gutanga ubutumwa, bareke babutange. Noneho Gitwaza nawe atuze ndebe yuko none bagenda bagaragaza yuko ako nk'ubu cyambwira Gitwaza abantu bibagiwe ari guhangana n'abantu bavuze yuko ngo akorana n'imyuka ya Satani. Kose yabyamaganaga byamuvuzweho avuga ko atari ukuri. Kuki abivuga ku bandi? Kuki ibintu bakubwiye ukababara wumva babibwira abandi? Kuki ibyo bagukoreye bikakubabaza ushaka kubikorera abandi? Noneho ararengera, ntafasha umuntu, afasha abarasta bose. So sinzi, ariko yakwiye no kubanza kanamenya ese undi yabaye umurasta. Akenshi ngiye ntabwo burangiye nakubwira ko ngo itorero rinini ngo gigishe ibintu binibi rigamije ibintu binibi ntararisengereyemo. Gitwaza ntabwo itorero rye narisengeyemo, nta nubwo najya kuri judginga, ariko ibyo yavuze nabijudginga kubera ko yabishyize hanze kandi abishyira hanze arimo yibasira abantu batari mu itorero rye. Yivuze abakobwa, ntabwo abakobwa baba mu itorero ryawe gusa.
iyo uvuze abahungu ntabwo baba mu itorero ryawe, none abarasita bo ntibaba mu itorero ryawe, kuko ubwo niba bemera ko ari idini ya Satani, ntabwo idini yaba mu yindi dini. Kari idini ya Satani ukaba idini itaba mu yindi dini, wabashakagaho iki? Reka nsoze ikiganiro, namwe muraduha ibitekerezo, muraduha inyunganizi, muratubwira uko mubyumva n'uko mubitekereza. Mu by'ukuri Gitwaza ibyo yavuze nawe urabishyigikiye? Ibyo yavuze se cyangwa n'ibyo andi matorero, abanyamadini n'amatorero bavuga, bagiye babivuga ku bantu babo, bikaba ibyabo hagati yabo, byatwara iki? Muraduha ibitekerezo namwe uko mubyumva nuko mubitekereza. Ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye byo nakagaruka naho ubutaha. Gasaro TV.